Iyo bavuze ku isi yihuta, hari abahita batekereza ikoranabuhanga, ubuvuzi, ubukungu cyangwa izindi nzego zikomeye zigaragara mu buzima bwa buri munsi. Gusa n'imibereho y'abantu, imyambarire, insokozo n'uburyo bwo kurimba nabyo byarahindutse cyane. Ibintu abantu bafataga nk'ibidasanzwe mu myaka nka 20 ishize, uyu munsi hari byinshi byahindutse ibisanzwe. Urugero, ubu kubona umusore usutse, ufite imisatsi miremire cyangwa wambaye iherena ntibigitangaza nka mbere, nyamara hari igihe byafatwaga nk'ikimenyetso cy'uko umuntu yadukanye imico idasanzwe. No ku bakobwa nuko. Kera umukobwa wambaraga umukufi ku kaguru, imyenda migufi cyangwa ibindi bijyanye n'imideli igezweho, hari aho yahitaga afatwa nabi cyangwa akitwa amazina atari meza. Uyu munsi byinshi muri ibyo byamaze kuba ibintu bisanzwe mu myambarire no mu kwigaragaza. Izo mpinduka nizo zigenda zitinyura abantu gukora ibintu bishya ku mibiri yabo, harimo no kwambara amaherena ahantu hatandukanye. Uyu munsi reka tuvuge ku maherena. Yatangiye azwi cyane nk'umurimbo wambarwa ku matwi, cyane cyane ku bagore n'abakobwa. Uko imyaka yagiye ishira, abantu batangiye gupfumura amatwi ahantu harenze hamwe. Abagabo nabo batangira kuyambara. Hari abatangiriye ku gutwi kumwe, ariko ubu hari n'abayambara ku matwi yombi. Ntibyagarukiye aho, abantu batangiye no gupfumura ibindi bice by'umubiri, birimo amazuru, ururimi, umunwa, mu isura, ku mukondo, ku mabere, ku ruhu no ku myanya ndangagitsina. Ubu amaherena si ay'amatwi gusa. Hari aho umuntu ashobora kuyambara ku mubiri we bitewe n'uko ashaka kwigaragaza, umuco akurikiza, imyemerere, imideli cyangwa uburyo abona ubwiza. Reka duhere ku maherena ya byabo. Ubusanzwe amaherena menshi yambarwa ahantu hapfumuwe hagahinguranywa, ku buryo iherena rifata impande ebyiri z'umwenge wapfumuwe. Amaherena ya byabo yatandukanye nayo. Ni amaherena ashyirwa ahantu hadapfumurwa ngo hahingurane, nko mu isura, mu gatuza, ku mugongo wo hasi, ku jisho cyangwa ahandi hantu urugingo rw'umubiri umuntu ashaka gutaka. Kugira ngo ashyirweho, umuntu ubizobereyemo ashyira akuma gato munsi y'uruhu, kakaba ariko gafata iherena rigaragara inyuma. Agira umwenge umwe yinjiriramo, ariko ntagire aho asohokera nk'uko bimeze ku maherena asanzwe. Iyo uyarebye ushobora kugira ngo ni akantu kameze nk'akomekano kari ku ruhu, nyamara kaba gafashwe n'akuma kari munsi y'uruhu. Reka nkubwire amaherena azwi nka surface piercing. Yo ajya kumera nka dermo, ariko atandukanye nayo kuko apfumurwa mu buryo butuma akuma kanyura munsi y'uruhu, maze imitako ikagaragara ku mpande ebyiri. Aho kuyashyira mu mwenge umwe gusa, haba hari imyenge ibiri iri hafi y'uruhu, ifashwe n'akuma kanyuze munsi yarwo. Akenshi abantu bayambara mu gatuza, ku ijosi, mu maso, ku nda cyangwa ahandi bashaka gutaka. Aya maherena aba agamije ahanini kwitaka, ariko nayo akenera gukorwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi, kuko iyo akozwe nabi ashobora gutera uburibwe, kubyimba cyangwa kwangirika ku mubiri. Hari kandi amaherena ashyirwa ku myanya ndangagitsina. Yaba ku bagabo cyangwa ku bagore, aya maherena ashobora gushyirwa ku bice bitandukanye by'inyuma by'imyanya ndangagitsina, bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu n'aho ashaka kuyashyira. Ku bagore ashobora gushyirwa ku bice by'inyuma by'imyanya ndangagitsina, ku bagabo harashyirwa ku ruhu rw'inyuma rw'igitsina, ku gice cyo ku mutwe w'igitsina, ku ruhu rufata udusabo tw'intanga cyangwa ahandi bitewe n'ubwoko bw'iherena. Abayambara bavuga ko babikora kubera impamvu zitandukanye, zirimo kwitaka, kwishimira umubiri wabo cyangwa kongera ibyiyumvo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Gusa ni kimwe mu byiciro by'amaherena bisaba kwitonda cyane kuko bikorerwa ku bice by'umubiri byoroshye kwangirika. Abaganga bavuga ko amaherena yo ku gitsina cy'umugabo ashobora kumutera ikibazo cyo kwihagarika cyangwa kugabanuka k'ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina bitewe n'aho yashyizwe. Ku bagore ashobora gutera uburibwe, kuva amaraso, inkovu, gufuruta n'ibindi. Niyo mpamvu abahanga basaba ko umuntu ugiye kuyambara abanza kumenya neza ingaruka, akabikorerwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi kandi akita cyane ku isuku nyuma yo kuyashyirwaho. Suspension piercing, ubu ni ubwoko bw'amaherena afite inkomoko mu Buhinde, mu idini ry'Abahindu, aho bayashyiragaho mu migenzo ya taipusam yo kuramya ibigirwamana. Ni umuco waje gucibwa mu Buhinde ariko ukomereza mu bindi bihugu, aho bayakoresha mu buryo bwo kuruhuka, guturisha ubwonko, kwimenyereza ububabare n'ibindi. Aya maherena ashyirwa mu ruhu ahantu hatandukanye, nko mu mugongo, mu gatuza, ku maguru, ku maboko n'ahandi. Ibi ntabwo bakoresha amaherena asanzwe, ahubwo bakoresha ibyuma binini, ubundi bakabishyira ku mugozi, ku buryo nyiri kwambara aya maherena aba ari mu kirere afashwe n'aya maherena. Gupfumura amabere nabyo biri mu bwoko bw'amaherena abantu benshi basigaye bazi, ariko siko buri wese yumva uburemere bwabyo. Ni amaherena yambarwa ku gice cy'imoko, agakoreshwa nk'umurimbo cyangwa uburyo bwo kwigaragaza. Gusa ni amwe mu maherena ashobora kubabaza cyane kandi agafata igihe kirekire ngo akire. Ku bagore bonsa cyangwa bifuza kuzonsa mu gihe kiri imbere, bisaba ubwitonzi bwihariye. Si ukuvuga ko buri wese upfumuye amabere atazongera konsa, ariko bishobora guteza ibibazo bitewe n'uko byakozwe, uko byakize, cyangwa niba harabaye infection. Hari naho bisabwa gukuramo iherena mbere yo konsa kugira ngo umwana atarimira cyangwa ngo rikomeretse umubyeyi n'umwana. Uko abantu barushaho kumva ko bafite uburenganzira bwo gukoresha imibiri yabo uko babyifuza, niko n'ubwoko bw'amaherena bugenda bwiyongera. Hari abambara amaherena ku mukondo, ku minwa, ku ishinya, ku rurimi, ku mazuru, ku maso cyangwa ahandi.
Hari n'abakoresha amaherena yagura umwenge w'ugutwi azwi nka stretched piercings, aho umwenge wapfumuwe ugenda wagurwa buhoro buhoro. Ibi byose byerekana uburyo kwirimbisha bitakiri ikintu kimwe ku bantu bose. Ku muntu umwe iherena rishobora kuba umurimbo, ku wundi rishobora kuba uburyo bwo kwigaragaza, ubwisanzure cyangwa kugaragaza imyumvire ye.